nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kunkurikirana mu biganiro ntanga bijyanye no kwivura ibikomere cyangwa no gukira ibikomere no gusohoka mu gahinda gakabije, cyane ko ari ikibazo turi kugenda tubona hirya no hino kandi ugasanga kibasira urubyiruko hato na hato, cyangwa ugasanga umubare munini cyane n'urubyiruko. Kibaza biri guterwa n'iki, impamvu ni iyihe? Abantu bari kwihugiraho, abantu baravuga ati twabuze akazi, ugasanga abantu nyine nuvuga ngo ubuzima bwabo bamaze nkaho bamaze kubushyira mu kangaratete, bamaze kubushyira mu bibazo, bakumva yuko nta kindi gisubizo ni ukunywa inzoga, ni ukunywa itabi, ni ubusambanyi. Ugasanga ari ibintu byababanye imbata muri bo kubera yuko nta mwanya wo kugira ibindi bahugiramo. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo rero wenda murankurikirana umunsi ku munsi, nabwiye ko nzambagiraho episode zigiye zitandukanye, ariko ngaruka cyane ku bibazo mugenda mwibaza umunsi ku munsi, ku bibazo cyangwa mugenda namwe munyandikira mumbaza ati ibi ngibi bishobora kuba biterwa n'iki, bishobora kuba biterwa n'iki. Niyo mpamvu mba nagarutse kugira ngo rero ibyo ngibyo tubashe kugira gute, tubashe kubiganiraho, kuko ufite ibyo yibaza, ufite ibikuba umunsi ku munsi, ufite ibyo wibaza ukabiburira igisubizo. Hasa ngiye ni gute nakifasha gusohoka muri iki kintu, ni gute nakifasha kugira ngo iki ngiki ngivemo. Ariko byose bigize gute, byose burya birashoboka. Byahuye n'umuntu ugomba kuba yagufasha cyangwa uhari kubwe kugira ngo agufashe muri icyo kintu ubashe kugira gute, ubashe kugisohokamo. Ngira ngo rero wenda ku byo twagiye tuganiraho cyangwa ku byo mwambajije, kuko ni episode kuri episode, ntabwo bigenda bitandukana cyane, ariko mafite wenda ikintu ngiye kuvugaho bitewe na message y'umuntu nakiriye. Nahisemo kujya mbinyuza muri ubu buryo bwa video kugira ngo ne gusubiza uwambajije gusa, ahubwo ngerageze no gufasha abandi muri rusange, kuko bya bigize gute birashoboka, kuko iyi video ishobora kutagufasha ariko ukabuza umuntu ishobora gufasha kuba yabasha kwivura, akabasha kwikura muri ibyo bikomere, cyangwa agasohoka muri icyo kintu navuga ngo kiba cyapfukiranye ubwonko bwiwe. Bimwe rero mu byo mwambajije bindi ni byinshi, ariko nzanya mpitamo akantu kamwe tugira gute tubasha kuganira kugira ngo ako ngako umenye ngo burya nakifasha gutya, wenda impamvu yateye ibi ngibi kuri njyewe ni iyi ngiyi. Hari icyo twakunze kuvuga bita igikomere cy'uruhererekane. Igikomere cy'uruhererekane rero mabira bintu wenda biologicoma hari bituruka ku magene, bitewe n'uburyo umuntu avutsemo cyangwa no mu muryango, kuko ari igiye kubona uko mu muryango wenda umuntu bavuka bafite uturegeya, usanga n'umwana ubyaye, abuzukuruza bazanye indegeya, aho wenda n'uburyo buri fizikoma, mu buryo bugaragara ku mubiri, ariko hakaba n'ibindi biza mu buryo buri bw'imbere, sibyo, bw'imbere mu mitekerereze, mu myitwarire ya muntu, uko umuntu ateye, uko umuntu abayeho. Ugasanga n'abana babyaye bavukanye ya mitekerereze, bavukanye kwa kwiyumva. Niba umuntu yarakuze yishyira hejuru, umuntu ushaka kwigaragaza yibonekeza, ugasanga n'umwana abyaye ako kantu arakavukanye. Rero ibyo bintu bishobora kubaho atari uko yabivukanye, bishobora kubaho atari uko byaturutse mu majene cyangwa muri ya maraso nyine, ukuntu abantu bagenda bayahana, ahubwo bikabaho umuntu amaze no kuvuka, umuntu amaze kuvuka. Kuko narabibabwiye iki kintu nzahora nkivuga cyane, kuko usanga hanini imyitwarire tugaragaza cyangwa n'uburyo dukuramo n'uburyo tugaragara bituruka mu bwana bwacu. Ati gute rero? Wenda tuvuge umubyeyi, umusore n'umukobwa barabanye, barabyaye, ariko babyara buri muntu umwe afite igikomere n'undi afite igikomere. No kubakurikirana ibiganiro by'ubushize nabivuzeho. Nuvuga ngo hari igikomere cy'umukobwa yazanye mu mikurire ye, hari n'igikomere cy'umusore yazanye mu mikurire ye. Ibyo bikomere bakagenda bakagira gute, bakabivanga. Iyo babivanze rero, wibaze ngo umwana ugiye kuvuka we afite ibihe bikomere, nibihe agiye gukuriramo. Kuko franchement parira, uburere utabonye, uburere utahawe, cyangwa imico utakuranye, biragoye ko umwana ubyaye uzayimuhereza. Kuko utanga icyo wakiriye, utanga icyo nawe wagize gute cyamaze kwinjira muri wowe, sibyo?
ikintu ufite nicyo utanga. Niba warakuze uri umuntu ukunda urusaku gusakuza, biragoye ko umwana wawe azatuza aba ari umuntu uri poze, kubera yuko mu kumubyara cyangwa muri ya myaka 6 twabonye umwana ashobora kwakira ibintu akaba ari byo akurana, yakiriye urusaku rwawe, yakiriye gusakuza kwawe, yakiriye wa mujinya wawe, bwa burakari bwawe, kwa kwiyemera kwawe, kwa kumva ko uri umuntu ugomba kuba hejuru, kwa kumva ko uri umuntu ugomba kuvuga abandi bagaceceka. Ibyo bintu, iyo myitwarire yawe ntabwo yigaragaza muri rubanda gusa cyangwa muri kumwe, ahubwo no ku mwana wawe no ku mubana nibyo ugaragaza. Umwana arakura yumva yuko umuntu wese agomba kwitwara gutyo. Urugero wenda ntanga rworoshye cyane, wenda umwe mu bo twaganiriye, murabizi ko ntabwo byemeye gutanga ingero z'umuntu tuba twarahuye kuko ni ibintu biri confidential, n'ibanga ryanjye nawe, ariko yanyemereye kubivuga nubwo ntavuga izina rye. Arambwira ati reka nkwereke, njye twaraganiriye ati iteka nisanga nakubise umugore mu buzima bwanjye, nisanga nakubise umugore, avuga ngakubita, avuga nkamubwira nabi. Ngerageje kuganira nawe nsanga nawe ikibazo siwe, si no kuvuga ngo yanyweye inzoga, si no kuvuga ngo n'ibindi bibazo yahuye nabyo, wenda ari mu bintu byatumye aba stress cyane, hoya, ahubwo yabikuye mu bwana bwe, kuko yakuriye mu muryango aho yisangaga papa we buri munsi ukatashye akubita mama we, papa ukatashye akubita mama we, kugeza ku rwego umwana yiyumvishijemo neza ko kuba umugabo ari uko ugomba gukubita umugore. Ibyo bintu abikurana gutyo, abifata gutyo, yumva ko ari wo muco, biragenda bimwinjiramo indani, bimujyamo. Atagize amahirwe rero ngo ahure n'umuntu ubasha gutuma yinjira muri process ya déchargement ngo yipakuriremo ibyo bintu, biragoye kuzamwumvisha neza yuko kubaho umugabo udakubita umugore ibyo bitabaho. Kuba uri umugabo udakubita umugore akumva yuko bitabaho, yumva yuko utakitwa umugabo. Ibintu biba binababaje, iyo mbivuga franchement mbambabaye cyane, kuko hari abantu bisanga mu bikomere cyangwa mu bintu runaka n'imyitwarire runaka atari bo, nabo ubwabo atari bo, ahubwo ari ibintu bakuranye. Niyo mpamvu iyo bigeze aha ngaha hagati y'ababyeyi no guha uburere bwiza umwana, ahantu mbyitaho cyane, kuko nzi uburyo umwana yangirika, nzi n'uburyo umwana ashobora gukira, cyangwa nzi n'uburyo ushobora kurera umwana agakura ameze neza mu mutwe. Reba nawe ibikomere wakuriyemo iwanyu, urebe n'ibyo umugore yakuriyemo, ibyo byose mukabizana mukabihuza, muratekereza ugiye kuvuka cyangwa amaze no kuvuka ibyo agiye kwakira ni ibiki agiye kwakira. Ni ibintu bibi cyane. Ese uratekereza uwo mwana ugiye kubikuriramo akabikuriramo, uratekereza najya gushaka azashaka umeze gute? Uratekereza abana bazakurana nabo bameze gute? Niyo mpamvu ujya kure ugasanga umuntu ni pasiteri n'umugore we barasenga, wajya kure ugasanga umwana wabo niwe ndakoreka, umuntu ni revera, umuntu ni apotre, umuntu ni bishop, umuntu urugo ntangarugero. Ariko wajya kureba umwana wavutsemo n'imyitwarire yagaragaza, ukabyibaza ugashyiraho question mark, ukibaza uyu mwana ni uwa bishop, uyu mwana ni uwa reverend, uyu mwana ni uwa pasiteri, kubera yuko imyitwarire ari kugaragaza itandukanye cyane niyo ababyeyi tubabonana. Erega ibi tubyemere, kuba uri pasiteri, kuba uri apotre, kuba uri bishop, ntabwo bivuze ko kamere zose zacitse, ntabwo ziba zaracitse, ahubwo haba hari kubura ikintu kiguhinyuza gato, ikintu kiguhinyuza ngo tumenye ngo urinde. Hari ikintu njya nkora cyo gushotorana, munyemere mbivuge gutyo, kuko utashotora umuntu ntabwo umenya uwo ari we. Abantu barabeshya, abantu barihisha, abantu barikuvura ukaba utamumenya, ariko iyo umushotoye niwe umenya ngo wa muntu ni uyu nguyu. Ngira ngo agatekerezo kamwe k'umuntu washatse kwambutsa ihene n'intama, ariko n'ihene zose azambika uruhu rw'intama. Bagezeho aho bagomba kuzambukiriza, ariko umuntu wese ubireba akabona ko ari intama.
none uwagombaga gutanga uburenganzira bwo kuzambutsa yagendaga akubitaho. Intama urabizi iyo ukubise ntabwo ivuga, iricecekera. Tambuka akubita intama igakomeza, akubiseho ihene ati irahebeba. Ati niko none se iyi ni ihene iri mu ntama. Icyo navugaga ni iki ngiki rero. Burya reka mbabwire, counseling ni byiza kugira umumenta, ni byiza kugira umuntu umenya uko umeze n'imitekerereze y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko aragufasha. Nayo birira bivuga ngo nurakara ntibwire ukirakaye. None ibaze y'urakaye rimwe mu gitondo ukongera ukarakara ugakomeza ugera aho warahindutse utakiri wa wundi. Ugera hahandi utakiri wa wundi. Niyo mpamvu bigusaba kugira ngo ukeneye umuntu kwitaho, umenya imitekerereze yawe, akamenya uko ubayeho, akamenya uko umeze, akamenya ese koko ubundi uburyo nitwara ni njyewe, ese koko ubundi uburyo abantu bambona ni njye wa nyawe, ni njye wa nyawe. Bivuze iki rero? None ibaze rero wa mwana wavukiye muri bya bintu, ese ibyo agiye kugaragaza ni ibiki? Uwo mwana rero akeneye kugira gute? Gukira, guhura n'umuntu. Ni amahirwe kuko mbasha kuba naganira n'abakuru bafite depression ari bakuru, bafite agenda gakabije ari bakuru, ari batoya ari abana. Ugasanga umuntu yambaye imbata ku kintu, ntazi aho bituruka, ntazi impamvu, ariko wajya kure ugasanga bituruka nyine mu muryango, uburyo yakiriwemo, uburyo yarezwemo, uburyo yakujijwemo. Ugasanga nibyo yakiriye, nibyo yadeveloped. Uratekereza uwo nguwe najya gushaka akabyara azabyara iki? Uwo najya gushaka akabyara wazabyara iki? Nuko rero ibintu bigenda bikaba hereditaire, bikaba nk'umurage, bikaba uruhererekane, igikomere cy'uruhererekane, kikava kuri papa na mama, bakakikubyariramo, ukagikurana, ukagereza uzabyara, uzabyara nawe akagereza uwo azabyara, kikaba igikomere cy'uruhererekane. Icyo ngicyo rero cyakira gute? Turagufasha uburyo icyo gikomere gikira. Ni byiza kujya gushakana n'umuntu mwese mwarabanje gukira ibikomere, waramaze kumenya ngo njyewe ndinde, ese uko nitwara ni njyewe, ese abantu bambona gute. Mbere yo gufata umuntu ngo anyiyungeho tubane, njyewe ngaragara nte? Reka mbabwire, ntabwo ibintu byose bizamarwa no kuba pasiteri yakurambitseho ikiganza, yo kuba ngo bagukoreye deliverance. Okay, kuba byizera birakora, I don't know. Ariko hari ibintu bidasaba gusengerwa. Hari ibikomere bidasaba ko pasiteri akurambikaho ikiganza. Hari ibikomere bidasaba ko bishop cyangwa apotre akurambikaho ikiganza ngo ari kuwukora deliverance. Hari ibikomere bisaba kuganira n'umuntu ugomba kugufasha. Ahubwo uwo muntu ninde? Uramubona gute? Uramusanga he? Ese umwizerwa ninde wo kubasha kubwira ibyo bintu? Hamagara 0788 25 tubashe kugufasha. Kuko ibikomere bisaba gukira mu buryo buri ni deep, busaba gukira mu buryo buri ukabicengera au profondeur, ukarandura. None byo kubwira ngo bakore deliverance bagusengeye none byaje byagarutse, ntabwo uzaguma muri ibyo ngibyo. Ukeneye gura n'umuntu ugufasha mu mitekerereze, akagufasha in deep ibyo bikomere, ako gahinda gakabije, uko ubyumvamo yuko ikintu utakongera kugikunda, akavanga ibyo nahuye nabyo birahagije, nzaguma gutyo, nzaba gutyo. Nawe si wowe, ukeneye gukira kuri ibyo bintu. None se umuntu umwe niba gukoreye ikosa rimwe, biravuze ngo abantu bose n'abanyamakosa kuri ibyo ngibyo? Nibyo njye banga bumwe gatukisha bose? Ntabwo ari byo. Abagabo bose ntabwo ari babi, abagore bose si babi, abasore bose mwakundanye bose si babi, nawe muzakundana si babi, cyangwa abakobwa bose si babi. Icyo gikomere watewe rero gishobora gukira, ukongera kuba wakunda, ukongera kuba wabaho neza. Ako nakari kanyuzemo muri topic dufite y'igikomere cy'uruhererekane. Ntabwo ni waravukiye mu bibazo ngo n'umwana ugiye kubyara umuraga ibibazo. Ni waravukiye mu gahinda. Reka ku bantu bizera Bibiliya, ku bantu bemera Bibiliya,
hari ijambo riri mu gitabo cy'ingoma ahari je pense dateka ku nkuru z'umwana witwa Yabesi. Abantu basomye ari amagambo abwira ko Yabesi ari umwana avukiye mu gahinda ngakurana agahinda, ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Ariko Yabesi hari amagambo meza navuga ngo ni isengesho yasenze. Aravuga ngo Imana ngo cyambukanyagurira imbago, ngo cyamba ngo karambukura ukuboko kwawe kuri njyewe, ngo kandi ngo karinda ibyago nibiza ntibimbabaze. Ngo Imana yumvise isengesho Yabesi ngo yasenze, ngo Imana imuhereza uko yasabye. Bivuze iki rero? Ntabwo kuvukira mu bikomere bivuze ngo ugomba kubivukiramo naho bikuriremo naho uzabipfiremo cyangwa ubibyariremo. Ukeneye gukira kuri ibyo bintu, ukeneye kuba delivered kuri ibyo bintu, ukeneye kugira mind imeze neza, iri fresh, itekereza neza. Uko wavukiye muri ibyo bikomere by'ababyeyi, n'imitekerereze yawe izibaza kuri bya bindi wahawe, n'imikurire yawe n'uburyo ukuramo n'uburyo ugenda n'uburyo uvuga n'uburyo wambara n'uburyo witwara bigaruka kuri bya bindi wahawe n'ababyeyi. Kubera yuko umubyeyi wavutse yambara imyenda avuga ati ngewe nigishijwe ko nzajya nambara ipantaro ikubitira hirya n'igishati kimeze gutya, niwo muco bantoje, niko nigishijwe, nibyo nakuranye. Kuzabona umwana we yambaye ikabutura bizagorana, uzatangira gutekereza ko ari wowe atari wowe mubyaye kuko atitwara nkawe, kuko atambara imyambaro nk'iyo wambara. Wumvishe ikibazo gihari aho kiri? Ibyo twabusorobye rero dushaka kubihereza abandi, ibyo twamize nibyo dushaka guhereza abandi. Niba ukunda inyama ukumva yuko uwo byagomba gukunda inyama hafi kuba kubikisi, simbizi, sinzi wenda icyo navuga gikunda inyama. No. Mbere yo kubyara rero, mbere yo kubana, ukeneye gukira kuri ibyo bintu kugira ngo ibikomere wavukanye ku babyeyi utazabikurana nawe ukabihereza abo ugiye kubyara. Ukeneye kubyara umwana umeze neza, ukeneye kubyara umwana umeze neza. Ahangaha iyo bigeze ahangaha numva mfite agahinda kenshi cyane, kuko hari abantu turi kujya duhura nabyo, hari urubyiruko turi kujya tubona, cyangwa akaba ari n'umuntu mukuru ari mu bikomere biteye ubwoba kandi yakuye ku bamubyaye, yakuye ku bamwibarutse. Uwo muntu sometimes wenda ndaza gushyira indi topic y'imyitwarire tugaragaza rimwe na rimwe dukuze atari twe banyabo, ahubwo tubashije gukira ibikomere tukaba twakitwara ukundi kutari uko abantu batubona ubu ngubu. Ibyo bintu rero bibara agahinda cyane, gateye ubwoba kuba umuntu tumubona tukamurenganya nawe ubwo atari we, nawe ari ibintu yakiriye mu bwana akabikurana akabana nabyo. Yes, turamubereminga of course kuko niko turi kumubona, ntabwo tubizi ngo byaturutse hehe. Niyo mpamvu ngiye kuri njye kuzabana ndi kujyaginga umuntu bizagorana, kuko ndibaza ngo kubera icyo uriya muntu ari kwitwara kuriya, kubera icyo uriya muntu avuga kuriya, kubera icyo uriya muntu imyitwarire imeze kuriya, ngasigara nibaza impamvu yatera kiriya, byaturuka kuki, byagenda gute, yakira gute. Ugiye gutangira kuvuga ngo utangira kubireminga, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. So ukeneye ko tugufasha rero, na nimero nyishyira ku kiganiro iriho hasi, ureba unyandikire umbwire uburyo nagufasha n'uburyo twabonana n'uburyo twavugana, yaba ari mu buryo bwo guhura, yaba mu buryo bwa video call. Ikoranabuhanga rirahari, hari abo dufasha abo hanze kandi bikagenda neza cyane, kuko twese dukeneye kuva mu gahinda gakabije, dukeneye gukira ibikomere, ari byo twavukiyemo, ari ibyaje bidusanga dukuze. Ibyo byose birakira, umuntu akongera akagira gute, akamera neza. Ndabakunda cyane rero, nizere yuko mukomeza kumererwa neza, kandi kumera neza nuko ugomba kwiberaho, ukaba ugomba kuba we, ntubeho kubera abandi bashaka ko ubaho muri ubwo buryo. Ibihe byiza.